Yagendaga mu muhanda ibitekerezo biri kure cyane. Yari yambaye imyenda iciriritse igura make ariko isa neza, agapantaro kitise ko mu bwoko bwa kaki kameze nka kiniforume n'agashati k'amaboko maremare. Nta telefoni yari afite, nta gikapu yari ahetse, ariko byagaragaraga ko yaravuye kure cyane bishoboka. Uko yakomezaga kugenda niko ibitekerezo bye byakomezaga kujya kure. Yarageze mu muhanda wa kaburimbo. Uwo muhanda nta bantu bari bawurimo usibye umukobwa aturukaga epfo kure ari gukora siporo. Uwo mukobwa yari yambaye ikabutura ya siporo, yambaye jezi, inkweto zifunze, kuteri mu matwi zimwe za bluetooth, afite na telefone mu mufuka. Uwo muhanda yakundaga kuzamo agakora siporo mu masaha yo mu gitondo, ariko ubwo yari yaje mu masaha ya saa 5. Uwo muhanda nta binyabiziga byinshi byanyuragamo. Nibe n'ibinyabiziga, abantu bo bari bake cyane ugereranyije nabyo. Muri uwo masaha ya saa 5 abana babaga bibereye mu mashuri, abandi bari mu mirima cyangwa bari kwita ku turimo two mu rugo, bigatuma umuhanda umera nkaho urimo ubusa. Uwo musore wakomezaga kugenda yitonze yageze aribwira ati reka njye kugendera ku ruhande rwo hepfo. Inyuma kure haturukaga moto ikaba yari yafatiyeho cyane, kuko abanyuraga muri uwo muhanda babaga bizeye 100% ko nta bapolisi barimo, cyane ko nta n'ibinyabiziga byinshi byabaga birimo. Moto yari ruguriza yihuta, umukobwa ari hepfo n'abazamuka yihuta, umusore ari hagati na hagati. Yahise amanuka ngo yambuke. Iyo ari gutekereza neza, yari kumva ko moto yari iri guturuka ruguru, yiruka cyane nkaho motari yasaze, bigatuma yireka ikabanza kunyuraho. Aho kuyireka ngo ihite, yakomeje kwiyambukira nkaho ntacyo yumvise. Wa mukobwa yaramurebaga kuko nta bantu benshi bari mu muhanda ngo yabarangarira. Umusore yarakomeje aramanuka, motari wihutaga cyane afashe feri ngo atamugonga biranga, avuga cyane asakuza ati wacyana ushaka kwiyahura. Yabivuze moto ikomeje kuza, avuza amahoni menshi, umusore ajya guhindukira moto yamugezeho. Kubw'amahirwe motari yabashije gufata feri, uwo musore wasaga nk'ugiye guhindukira ngo arebe inyuma hubirana n'ipine. Motari yafashe feri byamaze kumugonga mu nda. Bombi baguye hasi. Wa mukobwa yavugije akarura aza yiruka cyane. Motari yahise ahaguruka, nubwo yarakomeretse ku maboko, abwira umukobwa ati ceceka ntacyo tubaye. Yarebye umusore abona nawe akomeretse ku mavi ariko bidakaze cyane. Motari yaramurakarira amaze ati watekerezaga icyo ujya kwambuka ubona ko nanjye naje. Uzi ko mfashe feri bikabanza kwanga kubera ko byari bintunguye. Umusore yarigoroye aramubwira ati mbabarira mota, mbabarira cyane nanjye sinzi aho narindi. Ni urupfari rwari ruri kumbongamo. Wa mukobwa bageze iruhande yegura umusore aramuza tumeze ute? Umusore ati numva nzengereye. Umukobwa ati nakurebaga kuva kare uri guturuka ruguru, byakugendekeye bite? Ese ntiwabonaga umuvuduko moto yari iriho? Niko uri gutekereza neza? Motari nawe yarigutse yegurana moto ye, yewe asanga nta kibazo gikomeye yagize. Yari yakudutse ku ipine, yamenetse ikirahure cy'imbere. Ibyo rero nk'umuntu watekerezaga ko nareba n'abari bugonga umuntu agapfa, yabifashe nkaho nta cyabaye. Yabwiye uwo mukobwa ati urabona ko twese tumeze neza, noneho rero nusakuza biraba bibi cyane. Umukobwa ati se ko mbona nawe nta kibazo ufite. Uyu musore yakaba yakomeje kuryama hasi akirwaza nk'uko n'abantu bose bagongwa babigenza, akava hano uko hanaje ambulance kandi agakora ku buryo baguca amafaranga. Mota nureba neza urabona ko hano yambukiye ariho n'ubundi bambukira. Amakosa yabara yawe rero. Mota araterega rero utu tubara two muri zebra cross twarasi bamwe. Urabona se kigaragara koko umuntu ntiyabona ko aya mabara y'umweru bayashyizemo. Umukobwa aterega nawe akaba yimusakuriza umubaza uti warebaga he? Uzi ko undi yanamukubita kuko uyu musore yamanutse wagira ngo ntazi ko ari mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, yagiraga ngari n'umuhanda w'igitaka. Uretse n'ibyo ukimara kubona ko uyu musore adakomeretse cyane, moto yawe ikaba yakomeza kugenda kuko itangiritse bikabije, wari guhita usimbuka kigendera. Nyambara ntiwabikoze kuki utari kugenda? Mwese mufite ikibazo cyangwa nigiri gutekereza nabi? Motari yaramubwiye ati ngere rwose ndi mu makosa biragaragara. Sinakwitwaza ngo zebra cross zarasibamye. Gusa nanone sinari kubona aguye hasi ari njye umugonze nubwo yababigizemo uruhare ngo mite nigendera ntanamweguye. Yagabanyijejwe aramubwira ati igitumye nkubwira ko ukomeje gusakuza wandaburiza nuko nta perime mfite. Urabona uyu muhanda nta bapolisi baba barimo, nta bantu benshi, nta binyabiziga, mbese umeze nk'umuhanda usanzwe mu byaro. Abamotari benshi tugira ingeso tukanyura turi ku muvuduko dushaka kuko tuba tuzi ko nta muntu wadutangira twizeye ko tutari bugonge. Uhamagaye nka polisi ngo habaye impanuka bamfunga, kandi umusore urabona ko ari muzima, naba nziza ubusa rero. Umukobwa ati none ugiye gukora iki? Nawe ati ngiye kumuha amafaranga ashaka ukagera hagiye. Umusore yarakomeje guceceka nta jambo na rimwe ari kuvuga. Nabwo ibitekerezo bye byari bise bijya kure. Motari yakuyemo inoti ya 5 gusa arayimuha. Yayakiriye atavuga arahaguruka agenda acumbagira, umukobwa ahita amwegera aramwegamiza. Motari yeguye moto abacunga kujisha ahita yigurukira. Uwo mukobwa yarebye ko yabona nimero za moto ye ariko yari yarenze, yarabyutse yakerewe. Yabajije uwo musore ati witwa nde? Iwanyu ni he? Wavaga he? Warugiye he? Ngufashe iki? Umusore ati nitwa Remy, nanjye sinzi aho najyaga, ndeka wikwigora umfasha. Ndabibona ko wikoreraga siporo nubwo bwose abandi bayikora mu museso zuba ritarava. Rero wowe igendere, ntwari uzi ko hari umuntu uri buguteza ibibazo mu muhanda. Wikwita ku byanjye ikomereza ukore siporo yo mu masaa 6.
yanaretse gucumbagira agenda yemye. Umukobwa ati njye nawe birashoboka ko tungana, iyo mbonye umuntu turi mu kigero kimwe ari kugerwaho n'ibyago bituma mbasha gutekereza ko nanjye ndi umuntu nk'abandi, ko ntacyo ndi cyo, ko isaha ku isaha nakwisanga mu mimerere nk'iye. Rero ubuzima ni ubusa uko waba umeze kose, gahunda waba ufite zose uba ushobora kwisanga ugeze ku munota wa nyuma w'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu gufasha abandi aribyo bikwiriye kubanza. Ndi kwishyira mu mwanya wawe nkibaza ari nkanjye wagendaga mu muhanda ndi gutekereza byinshi bakangonga. Ibaze noneho iyo motari arushaho kunanirwa gufata feri, yari kukugonga agapfa nawe akaba yapfa, moto igahinduka ubushwanyu, nyamara byose birangiye nta kibaye, nta n'umwe ugize ikibazo gikomeye. Njye rero ndi kwibaza ndi ko umuntu yapfa isegonda ku rindi, ubundi kuki umuntu atafasha undi? Ntakubeshye, abantu banze nk'umuntu utita ku bintu pe, ariko ibibaye muri aya masegonda binyigishije byinshi, ndumva bimpinduye mu mitekerereze. Niyo mpamvu nshaka kugufasha ngakora icyo nshoboye cyose. Wenda wasanga ariyo mpamvu naje gukora siporo saa 5 kandi nari nsanzwe mbyuka mu museso. Uyu munsi numviza nashaka kubyukira muri siporo mbanza kwiryamira. Buriya rero ubwo nuko hari impamvu nyijemo nonaha ngo mbe nanaruhura mu mutwe, none bihuriranye no gutabara umuntu. Mama niwe ujya umbwira ngo nzakora ikintu kimwe kizima mu buzima bwanjye, mfashe umuntu mu ikintu gikomeye nzaba ngurije Imana, naho napfa ngo Imana yazanyibuka. Ubu ni wongeye gufasha, ibitekerezo byawe ntibiri hamwe, nakomeje kukureba ndabibona. Rero mira ngufashe, wivuga ngo nta kintu ukeneye. Kandi uko biri kose ikibazo ufite gikomeye nicyo kiri kugutera kwitwara utya, ntunamenye ko uri mu byago. Yakomeje kumufata ukuboko n'ubwo yagendaga yemye mujyana haruguru y'umuhanda gato ahari hari ibyatsi, aramuza tutabishyura umva umeze neza. Rema umutwe uri kundya gake, umutima nawo wamvuyemo. Uretse kwihagararaho nanjye ndi kwibaza ukuntu nari mvuye mu masegonda make cyane. Yabaje uwo mukobwa ati ariko ubundi wowe witwa nde? Yaramusubije ati nitwa Herivine. Rema ati Herivine, reka nsubire inyuma ntahe, uzafasha undi muntu uzabona. Ibibazo byanjye niwamfasha ngo bikemuke kuko ni byinshi cyane. Herivine yamurebye mu maso amufitiye impuhwe, aramubwira ati Imana yaduhoje. Uko biri kose ari impamvu yatumye bigenda uko, nkisanga ari ngiri hafi mu gihe muti yakugongaga. Nawe bitekerezaho urasanga ukwiriye kumva ko hari igitumye duhura muri uwo buryo. None se ubwo ntiwambwira? Remi yaramubwira ati mbabarire kubwo kuba wisanze mu bibazo byanjye utabitekerezaga. Impamvu ngiye kubikubwira ni ukuri gukomeza kunyumvisha ko hari impamvu itumye duhura muri uwo buryo. Nanjye sinarinzi ko ndi bugere muri izi nzira zose. Navuye mu rugo nshaka kuruhura mu mutwe gusa ngo ntembere nk'amasaha 3 wenda ngaruke mu rugo nabonye ikintu gishya cyo gutekerezaho. Herivine ati nguteze amatwi, niki cyaguteye kuva mu rugo kandi se niki cyatumye wumva utari gutekereza neza? Rema ati sinzi niba wizera ibintu by'amarozi ariko bibaho. Mama yahoze arogwa kenshi n'abantu bamugiriraga ishyari, none hapfiriye ndahamya ntashidikanya ko ari bo bamwishe. Herivine ati mbabarire kujya nkubaza ahantu ntumvise neza, none se mama we yapfuye ryari? Rema ati yashize iminsi 5 gusa. Herivine ati yo birababaje rwose. Rema ati genda natsindaga ikizamini cya leta cyo mu 3 segonderi, nagize amahirwe yo kubona umushinga ndihira amashuri. Uwo mushinga wanyishyuriye buri kimwe niga mba mu kigo. Muri icyo gihe mama abantu batangiye kumugirira ishyari kuko batekerezaga ko nazagera kuri byinshi nkamukiza. None birangiye bamunanguye ari uko nyirangiza kwiga. Herivine ati ndikumva nakubaza ibibazo byinshi, sinzi niba bitari kukubangamira, n'ubundi wanyizeye kandi niteguye kugufasha uko nshoboye. Niba ntacyo bigutwaye wowe mbwira ibintu ku murongo biratuma nakubaza cyane. Rema ati nta kibazo, reka mbere kwivuka ryanjye. Mbere na mbere mama yambyaye atabiteganyaga, yambyaye kibi wabo. Nyuma yanjye yabyaye abandi bana 2. Iwabo baramurambiwe baramwirukana, nawe yaramaze gukabya kubyara gatata kiri iwabo yari yarengeye. Icyiza cye nuko yabyaranaga n'umugabo umwe gusa. Aho bamwirukaniye umugabo we wari umukene yemeye ko babana, bakodesheje akazu gatoya tujya kubana nawe. Herivine yaramwenyuye aramubwira ati papa we yabaye intwari. Rema ati byihorere niko wabyumva. Nyuma yo kubana na mama bapfushije murumuna wanjye umwe, bakomeje kubana batyo hashize imyaka 2 gusa papa muta mu icumbi. Mama yatureze ari wenyine turi abana 2, akomeza gukorana umwete akabona yo gukodesha. Igihe cyarageze abona ubushobozi bwo kwibakira akazu gato mu kabanza wabo bamuhaye. Aho niho yaturereye turakura, kajya hirya kemera katubonera amakayi tukiga. Nibwo nazaga kubona umushinga ukandihira rero. Mama nawe yarushagaho gukorana umwete akiteza imbere, yubaka kandi kazu k'amabati 10, buri wese atangira kubona ko ubuzima busa nk'ubuhindutse. Kubaka, kugura agasambu, kuba abana be barigaga njye niga mu kigo mbayo, byateye abantu kumugirira ishyari bakajya bamuroga agahora rwaragurika. Aho ndangirije kwiga abantu bakamenya ko nabonye na buruse yo kujya kwiga kaminuza, mama bahise bamuroga ngo atazabona ibyiza nzageraho. Herivine yikije umutima, amarira azenga mu maso buri icyo avuga. Rema arakomeza yaramubwiye ati mama yamaze gupfa turamushyingura. Ejo hashize nibwo basoje ikiriyo,
noneho murumuna wanjye kuko ari muto papa avuga ko agiye kumurera, afite imyaka 16 gusa, urumva ko ari muto cyane. Papa utarigeze afasha mama mu burwayi bwe yabonye apfuye arigaragaza aza gutwara murumuna wanjye nawe arabyemera. Sinzi niba uri kumva ukuntu ibyo bintu biteye umujinya. Nje rero nasigaye mu rugo. Muri iyi minsi nabaga ndi kurarana n'abantu kandi nkiriranwa nabo, ariko uyu munsi n'abari basigaye bwakiye bitahira. Iyo ikiriyo cyarangiye ubuzima burakomeza, umuntu arimenya. Nakomezaga kwibaza uko ndabaho, numva nigonze. Navuze nti reka mve mu rugo, wenda nabona ikindi cyo gutekerezaho kirunganira urupfu rwa mama, kuko nirwo rwonyine rwari rundi mu mutwe. Nasigiye imfunguzo nyogokuru ndigendera, abonye ngiye nambaye neza akeka ko ubwo ari umuntu ngiye gusura. Yabimbajije ndanikiriza, mubwira ko ndibugaruke ntinze kuko nifuzaga kugera kure cyane nkananirwa ku buryo nari bugere mu rugo ngahita ndyama nkabona ibitotsi. Ariko nawe urabona ibimbayeho, iyo ndiba nabi mba mpfuye. Herivine yararize n'ikiniga aramubwira ati nawe ufite umutima ukomeye, ibyakubayeho umuntu ntiyabyumvisha. None se ufite telefoni? Rema ati nta telefoni mfite. Herivine ati rero tumanuke muri aka kayira wari urimo tugende tuganira basi ugere mu rugo dusangire, kuko hano wagiye amasaha 3 arenga kagushiriraho si hafi, byanga bikundira na shonje. Ngwino tujyane biragufasha kubona ikindi kintu cyo gutekerezaho nk'uko ubyifuza. Rema ati kuganira nawe ndumva bitumye koko numva hari igihindutse mu mutwe. Reka tumanukane wenda ndabona icyo gutekerezaho kindi kiyongera kuri iyi mpanuka no kuba nahuye nawe. Baragiye bagira mu gasantere bakanyuramo hagati, bagera hirya. Herivine amwereka inzu ya kadesitari ari imbere, ati hariya ni iwacu. Mugera kihamutungira agatoki, Rema yahise agwa hasi mu buryo butunguranye. Yataye ubwenge, Herivine akeka ko ari kubona ibidahari kuko Rema yarabaye nk'ahapfuye. Yavugije induru, abari mu isantere hafi ya bose baraza. Bamwe bahise bajya gutabaza uwabo Herivine, basanga ari umukozi gusa. Umukozi yahamagaye se wa Herivine atumvise neza ibibaye, avuga ko Herivine ari wigize ikibazo. Abari baje gutabaza bamusobanuriye amaze gutanga ubutumwa. Se wari ufite imodoka yagiye mu kazi yahise ataha yihuta, agera hafi y'isantere mu gihe kitagera ku minota 25. Yahageze bamuvanye mu muhanda bamuhanaguye bari gushakisha uko bamugeza ku bitaro. Inda ya Remi yari yatangiye kubyimba cyane kandi byakomezaga kwiyongera. Herivine we yahindutse nk'umusazi atari kubyiyumvisha. Yibajije ikibaye kuri Rema arakibura neza. Umuntu wari umeze neza yarahindutse intere. Se akihagera Remi bamushyize mu modoka, Herivine amugenda iruhande agenda amusobanurira uko yahuye nawe. Se yaramubwiye ati ikibazo yagize gishobora kuba gikomeye, ariko ntuhangayike, nagera kwa muganga ari bwitabweho. Bageze kwa muganga, Herivine asobanura ibintu byose ntacyo asize inyuma, bahita bamusuzumira mu ndembe. Nyuma y'igihe gito umuganga yaje kubasobanurira uko byifashe, arababwira ati Remi yagize ikibazo, yangirika udutsi two mu nda bituma avira imbere. Ibyatumye abyimba inda nuko amaraso n'umwuka byari biri kuzura mu nda. Igihe yagongwaga na moto, nubwo byagaragaraga ko komeretse byoroheje, imbaraga z'ipine n'umuvuduko byangije imitsi n'ingingo z'imbere, amaraso atangira kwiyongera mu nda gahoro gahoro. Kuba yamaze umwanya munini nyuma yo gukora impanuka bisa nk'aho ari muzima nta kibazo yagize, ni ibintu bisanzwe biba ku bandi bantu bose, kuko amaraso aba agishyushye umubiri utarakira neza ibiwubayeho. Ni niyo mpamvu ari ngombwa ko mu gihe umuntu akoze impanuka aba akwiriye kwihutira kujya kwa muganga, nubwo yaba yumva ko ameze neza. Nawe yabanje kumva nta kibazo afite gikomeye, ariko gukomereka k'udutsi tw'imbere, amaraso akavira mu nda, byagabanyije umuvuduko we w'amaraso. Ubwonko bubura ogisijeni ihagije bimutera kuzungera, atakaza ubwenge, agwa hasi bitunguranye, cyane ko yarasanzwe ananiwe, afite agahinda kenshi n'inzara. Herivine agizemo ubwoba baza muganga ati ubwo se azakira bimuzima? Muganga turebye mwakoze igikorwa gikomeye cyane, agizwe hano vuba. Amaraso ari kubira mu nda twamaze kuyahagarika, tumuhanda asimbura yatakaye. Muganga yabwiye se wa Herivine ati nkurikije inkuru Herivine yatubwiye, birumvikana ko umusore ari mu biganza byanyu. Birakwiriye ko mukomeza kumuba hafi kuko umuryango utari hafi, kuko bizasaba ko nibura amara hano ibyumweru nka 2. Yarebye Herivine mu maso. Herivine ati papa reka murwaze wowe ukomeza akazi kawe, umukozi azageza kutugemurira. Se yaramubwiye ati ahubwo muzajya munasimburana, azageza murari iruhande wowe umwirirwa iruhande, kuko sinakwemerera kurara muri ibi bitaro. Nageza n'ibiryo bya nimugoroba azajya gusimbura wowe utahe. Nyuma y'iminsi 2 Remi yarakangutse, akanguka ari ku manywa ari kumwe na Herivine. Herivine yarishimye cyane, amubaza uko ari kwiyumva arabimubwira. Remi nawe amubaza uko yahageze, yaramusobanuriye. Remi ati ndabyumva ko nabashyizeho umutwaro. Herivine ati humura ntugire ikibazo, ndakubwiye ko impamvu yatumye nza gukora siporo nkerewe ari uko byanga bikunda nari bugutabare. Tekereza iyo cyagiye nyuma yo gukora impanuka ihita utaha, ibyakubayeho bikaba uri wenyine. Reka dushimire Imana kuko uri muzima kandi n'ibindi zabikora. Ibyo ngibyo byose ndi gutekereza ntabwo byabaye. Ibyo kuba watugora cyangwa ntutugore wibitekerezaho na gake. Remera agifite intege nke cyane.
Ntabwo baganiriye byinshi. Ku mugoroba Hervin yagombaga gutaha, umukobwa wabakoreraga mu rugo akaza kuharara. Ibyo byakomeje bityo mu minsi 14 yakurikiyeho kugera ubwo bamusezereraga. Muri iyo minsi Hervin yabaga hari ku manywa, baganiraga ku buzima bakuriyemo, ku byo bakunda n'ibyo banga n'ibindi byinshi. Byarangiye baziranye bihagije kuko mu kuganira nta na kimwe bahishanyaga. Mu biganiro bya Remy habaga huzuyemo gushimira gusa kuko yumvaga yarabashyizeho umutwaro. Rimwe na rimwe se na nyina ba Hervin bazaga kumureba, bakamuganiriza, bakamuhumuriza, ku buryo bagiye kumusezerera mu bitaro yarabafashe nk'ababyeyi be. Bakimusezerera batarataha yabwiye Hervin ko agiye gusubira iwabo. Hervin ati ibyo bintu ntiwabikora, wajya iwanyu usanze nde? Ugiye kuza mu rugo iwacu uhabaye tukwiteho kuzageza igihe uzagira kwiga kaminuza. Remy ati ngomba gusubira mu rugo, mwaramfashije kandi ndabibashimira, ariko siko bizahora. Nkwiriye kujya mu rugo nkaba ndi iwacu. Hervin yaramwinginze ariko Remy akomeza kwinangira. Kuri uwo munsi ababyeyi ba Hervin baje mu bitaro ngo bamutware, ababwira ko agiye kujya mu rugo iwabo. Nabo bamubajije uko yaba agiyeyo kandi murumuna we baramutwaye, nawe ati ngomba kujyayo nkita ku byo mama yasize. Nkeneye kumenya uko byagendekeye amatungo nasize n'udusambu nkatwitaho. Iwabo bari boroye intama bakagira n'imirimo ibiri nyina yari yaraguze. Yumvaga akwiriye kujyayo akabyitaho. Ababyeyi ba Hervin barabyumvise bumva bifite ishingiro, bamusaba ko bajyana mu rugo akabanza kuruhukaho gato akazabona gutaha iwabo ameze neza kurushaho, ndetse banamwemereye kuzamuherekeza bakamugezayo neza. Nk'abantu bari baramukoreye ibintu byinshi, yarabumviye yemera kujyana nabo mu rugo rwabo akamara iminsi mike. Hervin nawe yararangije amashuri yisumbuye ariko yaratsindiye ku manota make, ntabwo yari yarabonye buruse yo kujya kwigira ku buntu. Iwabo bari bagiye kumwishyurira kaminuza yigenga. Ibyo yabitekerejeho yakomeza kubabazwa nuko Remy yari agiye kwigendera kuko nawe yagombaga kujya ku ishuri. Mu gihe ababyeyi ba Hervin babaga bagiye mu kazi, we na Remy nk'abantu b'abanyeshuri basagaraga mu rugo baganira kakahava. Ibyo kuganira byari byinshi cyane ntibyajyaga birangira. Yahamaze iminsi 5 ariko yababereye nk'amasaha make kuko ibiganiro bitari byakarangiye. Kuri uwo munsi ababyeyi ba Hervin bakoraga mbere ya saa sita gusa. Yagombaga kugenda abanje kubasezeraho cyane ko bari baramusezeranyije kuzamugeza iwabo. Hervin kuri icyo cyumweru we yagombaga guhita ajya ku ishuri kuko abiga mu mashuri yigenga bo bagenda mbere, abahawe buruse ya leta bakagenda nyuma. Kuri uwo munsi we na Remy bumvaga badashaka gutandukana, bari bamaze kumenyerana, buri umwe yumva mugenzi we atamujya kure. Remy yaramubwiye ati uko biri kose kugenda byari ngombwa kuko sinari kuguma hano n'ubundi kandi nawe ugiye. Hervin ati nuko bidashoboka, ari bishoboka ukaba wabyemera nareka kujya kwiga nawe ukaguma hano. Sinifuza ko wanjya kure, numva twakajyanye ku ishuri tukajya twigana. Nukuri iyi minsi iri hose ndari mfite byinshi byo kukubwira none ugiye ntabikubwiye. Remy ati ntakubeshye, watumye nongera guseka nyuma yo kugira agahinda gakomeye ko gupfusha mama. Sinari nzi ko ari ikintu kizongera kunshimisha na kimwe. Wandemyemo icyizere, warakoze cyane. N'ibyo gutandukana umwe akajya kure y'undi nubwo tutabyifuza niko bigomba kugenda, naho twabihongera. Dukwiriye kwiruka ku nzozi zacu kandi ntibyakunda tugumye hamwe. Hervin atubuse kuko tuzongera guhura dute? Yaramusubije ati ahubwo ntiwibagirwe unyandikire nimero yawe ku gapapuro nze kuyicyura, ningura telefone nzaguhamagara. Hervin atunyihanganire njye nta mafaranga mba mfite, ishuri baraninyishyuriye, udufaranga two kurya natwo baratunyimye ngo ninzajya ngira ikibazo bazajya bakinyemurira. Papa yaragiye akodesha inzu ngo nibyo kurya arabinzanira, ibindi nzajya ngendera nibwo nzajya muhamagara. Nakakugurije ukayigurira tukajya tuvugana, ariko kugera ubu iwacu ntibaramo amafaranga nzajya nifashisha. Papa nawe ntari mu bihe byiza, yarakinnye niyo mpamvu. Iyo mba nyafite nari kuguha kugura fone. Remy ati humura wikwigora, ntituzabura uko tuvugana, icyambere nuko mfite nimero yawe nzaje kuko nguhamagara. Nyuma ya saa sita ababyeyi bombi barahageze, bari bamuzaniye imyenda mishya irimo amapantaro 3 n'amashati 3, imyenda y'imbere n'inkweto. Remy yatunguwe no kubona ibyo bari bamuzaniye byose bimukwira 100%. Ababaza uko bamenye ibimukwira, baseka baramubwira bati twe turi inzobere, turiho umuntu tukamenya ibyamukwira. Twabonye nta kindi twagufasha kuko natwe nitumeze neza muri iyi minsi, twahuye n'ibihombo byinshi. Nk'umuntu uzajya kwiga kaminuza rero uzakenera utwenda kandi ufite byinshi ukeneye mu buzima busanzwe, ndetse icyo giheho bizaba ari akarusho. Nibura ntibizakugora, uzagorwa no gushaka ibindi bitarimo imyenda. Remy yarishimye arababwira ati sinzi uko nabashimira, Imana ubwayo nizabitura. Se wa Hervin yarasetse aramubwira ati imyenda niyo tukweretse ngo ubanze wigere urebe ko igukwiriye, ibindi byo urabibona tugeze iwanyu. Humura ntudushimire cyane kuko twagufashe nk'umwana wacu. Mu masaha nimugoroba yasezeye ku bandi, hanyuma se wa Hervin amushyira mu modoka amusubiza iwabo. Hervin asigaranye agahinda ariko nta kundi byari kugenda kuko nawe yari bubyuka ajya kwiga. Icyamushinguye umutima nuko yarebye mu mufuka akisangana ka gapapuro kari kanditseho nimero ye.
Mu gihe we na Remy baganiraga bibagiye ko agomba kukamuha, na Remy agenda atabyibutse. Herivine yumvise yajya mu muhanda agatega moto akabakurikira. Mu mutima aribwiye ati mbikoze mama yanyica ntiyakwemera ko ngenda, ikindi sinamenya neza aho nerekeza cyane ko umwijima watangiye kuza. Ubwo nta kundi nibiba ngombwa ko duhura ntibizabura inzira bicamo. Se wa Herivine yagejeje Remy muri quartier bwije, yishimira ko hari hafi y'umuhanda. Remy yamusabye kuba ategereje gato akajya kuzana imfunguzo. Nyuma y'iminota mike yarageze kwa nyirakuru bashaka kumubaza byinshi kuko yari yaragiye, abasaba kumuha imfunguzo ibindi akaza kuba bibabwira. Yagarutse baba barafungura cyane amatara, we na se wa Herivine bashyira ibintu mu nzu. Icyamutangaje nuko burya koko imyenda atari bari bamuhaye gusa, bari bamushyiriyemo matera n'ibindi byo kurya. Iwabo Herivine nyuma kumugurira imyenda bari bamuguriye umuceri, kawunga, amavuta, amasabune, umunyu uhagije n'ibindi byo guteka, babishyira muri buti y'imodoka, ibindi babishyira mu myanya y'inyuma. We yaje yicaye imbere ntiyabimenya, abibona bari kubipakurura. Kubw'amahirwe babyinjije mu nzu byose nta muntu ubibonye. Papa Herivine yamusezeyeho, Remy ajya mu nzu afite akanyamuneza mu maso. Yasigaye areba ibyo bari bamuhaye byose, abona ibyo kurya bizamutunga kugeza asubiye ku ishuri. Mu minota nk'ibiri yisanze ari kwibuka mama we. Yagize agahinda igihe uko byari bimeze mu gihe yapfaga, yongera kugira agahinda nk'ako yari yaragize. Yabonye nahaguma arakomeza gutekereza byinshi bituma ajya kwa nyirakuru. Nabo ntibari kumwakira nabi kuko bari bakeneye ko ababwira aho yari yaragiye. Yanze kubibabwira, babwira ko ari inshuti yari yarasuye, barabyemera. Yaharibye nimugoroba aranaharara. Mu gitondo yazitiye intama z'iwabo. Nyirakuru yarasakuje ati ayo matungo yagumisha hano, tumaze igihe tuyahirira warigendeye, nuzi uko yarabayeho. N'ejo wagenda ukayasiga, abasore nuko mwabaye, ubwo ushaka kuyicisha inzara. Afite agahinda aramubajije ati ariko niba mutaranyitayeho njye ubwanjye, ni gute mwakwita ku matungo mama yasize? N'umujinya mwinshi yafashe ibiziriko arazikurura azijyana mu rugo iwabo, nyirakuru asigara amurakariye. Ageze mu rugo yafashe undi mwanya aririra mama we, abona ubujya kwahira. Avuye kwahira nibwo yarebye akabura nimero ya Herivine kandi yaribwiraga ko ayifite. Yashatse ahantu hose, areba mu myenda bari bamuhaye no mu bikapu, ahambura matera arebamo, aburamo urupapuro. Yicaye hasi yumva ababaye ashaka kurira. Herivine ntiyarakiri mu rugo iwabo, yari yigiriye kwiga mu mujyi muri kaminuza. Ntiyari kujya iwabo ngo ajyanywe no kubasaba nimero ye. Na mama yari yarapfuye, ibyo kubura nimero si byo byari guhagarika amaraso. Yaribwiye ati ubwo nuko bigenza nta kundi. Muri iyo minsi yakomeje kwibana wenyine iwabo, abantu bamwe na bamwe bakamwumvisha ko akwiriye gushaka ahandi hanajya kuba, abima amatwi akomeza kwitegura kuzajya ku ishuri. Yumvaga kumva Herivine akagerageza kubyikuramo kuko nawe yari kumukura. Igihe cyo gutangira ishuri cyegereje, yahamagaye murumuna we araza baganira ku byo kugurisha amatungo akabona amafaranga yo kwifashisha. Murumuna we yaramubwiye ati nutera imbere, nugira icyo ugeraho, ntuzansiga inyuma. Amatungo yagurishe, wowe uzakenera byinshi mu gihe ngende kwitabwaho na papa. Akigera ku ishuri akodesheje inzu, ahaha n'ibyo kurya. Yabonye biga iminsi mike mu cyumweru, agira igitekerezo cyo kugira icyo akora ku ruhande mu gihe ari kujya batagiye ku ishuri. Amafaranga yari yarasaguye kuyagurishijemo intama niyo yari agiye gutangiza. Yaganira na nyir'inzu yabagamo, amugira inama yo kurangura utwenda duke mu dufaranga yari afite, akadushyira mu byo yacuruzaga. Yajya abona umwanya akajya kumufasha bagacuruzanya, ariko afite miye. Uko niko babipanze. Remy yari kurangura imyenda ihwanye nawe yari afite, akayishyira mu iseta rya nyir'ibyondo we. Uwo mugore yabwiye Remy ko yarangura imyenda y'abasore n'inkumi akayongeramo kuko yicururizaga iy'abana bato cyane, noneho akajya akoresha imbuga nkoranyambaga ze nka za WhatsApp yiyamamaza imyenda yabo, mbese agashaka abakiriya ku bwinshi. Bemeranyije ko mu gihe ari kuzajya bavuye ku ishuri cyangwa umunsi wose nta masomo bagize, azajya bari kumwe na nyir'ibyondo we akanyuzamo akanashakisha abakiriya nk'uko abandi babigenzaga. Yari kujya akora bimwe abandi bakora, kumwe bajya ku muryango w'isoko, umuntu yakwinjira bakamubaza icyo akeneye, baba bagifite bakamuyobora mu byabo. Uwo mugore we n'ubundi byo gucuruza imyenda yendaga kubivamo, akisangira umugabo mu mahanga. Remy yari kuba agize amahirwe yo gusigarana iseta ye, kandi kubona iseta byabaga bigoye cyane, ndetse wanayibona ukabanza kwishyura amafaranga menshi. Ibyo bemeranyije niko babikoze kandi batangira kugira umusaruro, abakiriya bariyongera. Ibyo byatewe nuko Remy yakoreshaga imbuga nkoranyambaga ze, agashyira kuri stati za WhatsApp, Instagram, TikTok n'ahandi hose, akagenda yamamaza ibicuruzwa byabo. Bamwe mu banyeshuri biganaga muri kaminuza bakaza kumuhahira. Mu kiruhuko abuze uko ataha kuko aribwo yarakeneye gucuruza cyane. Ibya Herivine agize abyikuramo, abifata nk'ibyarangiye nk'uko na mama yari yaravuye mu isaka byakira. Iby'urukumbuzi yabyigijeyo, ahiga amafaranga kuko niyo yarakeneye kurusha ibindi byose. Umwaka w'amashuri wenda kurangira ngo ajye mu kiruhuko cy'amezi 2, nyir'ibyondo yigiriye mu mahanga, iseta isigara ariye. Ni nawe wari ugiye gusigara agenzura amazu ye, akajya yishyuza abakodeshaga, amafaranga akayamwoherereza. Kujya iwabo byasaga nk'ibitazashoboka vuba. Kubona uwamusigariraho ngo ajye kureba murumuna we cyangwa ngo ajye gusura Herivine byaramugoye. Byatumye amara imyaka 2 yose atajya kubareba.
Ku bw'amahirwe hari umusore wacuruzaga hirya bari barabaye inshuti, bemeranya ko amusigariraho abona kuza gusura murumuna we. Baraganiriye karahava amubwira uko byamugendekeye, murumuna we aramubwira ati washoboraga kuzarangiza kwiga ukabura akazi, none warakishakiye kandi nanjye nzabyungukiramo, komeza ubikorane umwete, nindangiza segonderi nzaza unyihera akazi. Ibyo kuba utadusura byo rwose ntabirenze, upfa kuba ufite ibintu uri gukora kandi byunguka, ikindi ntabwo biri kunguka uyu munsi ahubwo biri kugutegurira ejo hazaza. Rero ibintu nk'ibyo ngibyo si ngombwa ngo ubikore uhangayikishijwe no kuba nkumbuye, uzajya umbona nyine byabaye ngombwa, kandi nanjye naza kukwisurira, si ngombwa ngo wowe uze. Mbere yo gusubira ku ishuri yagiye gusura Hervine iwabo yibwira ko nawe ubwo ari mu biruhuko. Akihagera yasanze inzu zabo zibamo abandi bantu. Yabajije iby'aho wa Hervine bamubwira ko bimutse kera, ko hari hashize umwaka urenga. Yabajije uwo mugabo wabaga mu nzu zabo aho bimukiye, amubwira ko bimukiye mu murwa mukuru. Yamusabye nimero zabo, amubwira ko yataga telefoni kari karimo nimero z'abantu benshi, harimo n'iz'abo wa Hervine. Ababaye cyane yaratashye, abwira murumuna we agahinda ke, aramuhumuriza birangiriraho. Noneho yasubiye ku ishuri, arangiza kwiga ari umucuruzi w'imyenda ukomeye. Ku bw'amahirwe yanahise abona akazi ka leta keza cyane, yagombaga kujya akorera mu murwa mukuru. Mbere yo kukemera yaribajije ati use ndeka aka kazi ngo nuko mu myenda havamo amafaranga menshi. Yatekereje kuri murumuna we ahitamo kwemera ako kazi, ibyo gucuruza imyenda akaba bimushyizemo dore ko yararangije kwiga segonderi. Ndetse yanashyize abakozi bo gufasha murumuna we wajya muri ako kazi nubwo katari kumuhemba amafaranga menshi cyane nk'ayo yakoraga mu myenda, ariko nayo ari gukomeza kuyinjiza agakuramo yo guhemba abakozi gusa. Murumuna we yaramwishimira amubwira ati ndari mbizi ko uzatera imbere kandi nk'uko nabikubwiye nanjye bingira akamaro. Remi yibutse igihe ajya gutangira muri kaminuza abanje kugurisha intama nyina yari yarasize, murumuna we akemera ko azigurisha zose ntamuheho n'igiceri. Ayo mafaranga yari yaragurishijemo intama niyo yakuyemo igishoro. Ubwo murumuna we yagumye muri uwo mujyi aho yize, Remi wajya kuba hafi y'akazi ke mu murwa mukuru. Umurwa mukuru ari mugari ntibyari bisobanuye ko azahita abonana na Hervine, ndetse yamaze umwaka wose batarahura. Muri kaminuza yari yarize imyaka 4, yaramaze umwaka abonye akazi. Imyaka irenga 5 yari ishize batarongera kubonana. Babonanye mu buryo butunguranye bose batari biteze. Bageze muri feruje basanga amatara yaka umutuku. Ubwizo ku ruhande rwabo zarahagaze. Wari umuhanda mugari, imihanda yanyuragamo ibinyabiziga bimanuka n'ibizamuka ari ibiribiri. Remi yarebye mu modoka yo hakurya, tungurwa no kubonamo umuntu umeze nka Hervine nubwo yari yarasukishije. Yamanuye ikirahure cyane, na Hervine amubonye abona asa nka Remi nawe amanura ikirahure. Bari barakuze ariko ntibari barahindutse ku buryo batari kumenyana. Mu gihe bibazaga uko bari buhure, ibara ry'amatara ryarahindutse. Imodoka zabo nizo zagombaga kugenda. Bose bari imbere. Babanje guhagarara ntibagenda bakomeza kurebana, buri wese ari kwibaza niba wabonye ari we cyangwa ari uwo basa. Bakomeje guhagarara babuze izindi modoka kugenda, kugira ubwo abapolisi batangiye kuvuza amafirimbi ngo bagende, bagakomeza kurebana ntibabyiteho. Amatara ya feruje yari yahindutse icyatsi yerekana ko bagomba kugenda. Bakomeje guhagarara bidatewe nuko imodoka zabo zari zagize ikibazo, wenda nko kuzima kwa moteri. Ikindi nta munyamaguru wari uri kwambuka ngo wenda baramutegereje. Abapolisi babonye ko bari kubangamira urujya n'uruza, bongera kubavugiriza amafirimbi babasaba kugenda ntibabyitaho, bakomeza kurebana. Umupolisi umwe yagiye ku modoka y'umwe undi ajya ku yindi, babasaba guhita bava mu murongo bakajya ku ruhande kugira ngo bareke izindi modoka zigende. Bakijya ku ruhande bombi basohotse mu modoka zabo. Ntibiteye ko abantu bari babarangariye kubera guhagarika izindi modoka cyangwa ngo bite ku bapolisi bari babahagaritse ngo babahane. Barahoberanye cyane, Hervine amarira atangira kumanuka ku matama. Abapolisi babonye bitoroshye babaha umwanya, gusa bababajije icyatumaga batagenda, bagerageza kubasobanurira muri make ko bari baraburanye burundu nta cyizere cyo kuzongera kubonana bafite. Abapolisi babibukije ko ibyo bakoze ari amakosa, birangira baciwe amande bitewe n'igihe bari bamaze batinze abandi. Bo ntacyo byari bibabwiye, icyambere nuko bari bongeye kubonana. Hervine we niyumvisha gukunda Remera yarateye imbere bigezaho kugura imodoka. Basubiye mu modoka bakomezanya imbere, bajya guhagarara kuri hoteli yari imbere gato. Barongeye barahoberana cyane, maze bafatanya ibiganza, bazamuka hejuru muri hoteli aho abandi biyakiriraga. Bombi amatsiko yari menshi, buri wese yifuzaga kubaza mugenzi w'ibibazo byinshi, akanagira ibindi byinshi amubwira. Remi niwe wasobanuye mbere, amubwira uko nyuma ya cyagiye byamugendekeye, uko yagiye iwabo akamubura n'ibindi byakurikiyeho kugeza uwo munsi. Hervine nawe yakurikiyeho, amubwira uko nyuma yo kujya kwiga bo bakomeje guhomba, bakagurisha ibyabo byose bakimukira mu murwa mukuru, basanzeyo mukuru wa se, ubwo akaba ari se wabo Hervine. Bageze bafasha kwisuganya bongera gutangira ubuzima bundi bushya. Imyaka 5 yari myinshi rero, yari hagije ngo bongere kwiyubaka. Hervine akirangiza kwiga abonye akazi, agura imodoka mu nguzanyo yari yemerewe mu kazi kabo, cyane ko kahembaga amafaranga menshi. Mu gihe bari kumwe, bibwiraga ko hari bari kubonekerwa, bari bakumburanye cyane, bumvaga batatandukana. Kurekana habuze gato ngo bibananire, bisanga saa 4 z'ijoro zibagereyeho.
Nibwo noneho bibutse kubazanya aho bari bagiye. Rema amubwira ko yaragiye kureba murumuna we mu wundi mujyi aho acururiza imyenda aho yigaga, mu gihe Hervine we bahuye yari yitahiye avuye mu kazi. Yaramwinginze cyane amusaba ko bajyana iwabo akavugana n'ababyeyi be kuko nabo bari bamukumbuye. Remi yarabyemeye cyane ko atifuzaga gutandukana nawe ako kanya. Bagezeyo ababyeyi ba Hervine batungurwa no kumubona asigaye yitwara mu modoka ye bwite. Nabo yabaganirije uko byamugendekeye nyuma yaho barabyishimira cyane. Baraganiriye nka saa sita asubira aho yabaga, ubwo birangira atagiye kureba murumuna we. Mu museso noneho ni Hervine wazindutse ajya kumwirebera. Yagiye kumureba aho yabaga. Uwo munsi bombi bajyanye kureba murumuna we aho yakoraga, cyane ko Hervine aribwo yari kuba amubonye bwa mbere, yarakeneye kumumenya. Nyuma y'uwo munsi nibwongeye kwira batabonanye. Byasaga nkaho buri wese yari yarabuze umukunzi we akaba ari yongeye kumubona, kandi baratandukanye ntawe ubwira undi ko amukunda. Babwiranye uko byari bimeze mu gihe bari baraburanye, babwirana uko bakumburanye, birangira ahubwo bapanze kubana vuba bishoboka ngo hatazagira n'ikibitambika. Nk'uko babiteganyije, nyuma y'amezi 4 gusa bongeye guhura bakoze ubukwe bwiza. Ubukwe bwari bwitabiriwe n'abagize imiryango yabo ku mpande zombi. Ku ruhande rwa Remi hari se, hari ba nyirakuru n'abandi bantu bo mu miryango. Nyina atarapfa yajyaga amubwira ati mwana wanjye, mu birori no mu byago urenzaho. Iyo ufite ibirori utumira abantu bose mufite icyo muhuriyeho. Nusezerana cyangwa ugakora ibindi birori bikomeye, uba abantu utekereza ko mufite icyo muhuriyeho ariko mukaba mwaragize icyo mupfa, wowe uzihangana ubatumire, dore ko nugira ibyago ugapfusha bo ubwabo bazizana nk'ababuze umunyamuryango. Nawe yarabumviye abatumira yishimye, kandi byagize akamaro kuko bamwe bamusabye imbabazi zo kuba hari igihe bigeze kumutererana ari mu bibazo. Ndetse kugeza uyu munsi abo mu miryango yabo bajya kumusura mu rugo rwe na Hervine, kandi iyo bagezeyo babakira neza rwose. Nta dusoreje inkuru ya Remi na Hervine, ntuzacikwe n'izindi nkuru.